Yes, nongeye nguhaye ikaze hano kuri NGS Empire, wowe udahwema kudukurikirana umunsi ku wundi. Uyu munsi rero muri iyi video nkuko mumaze kubimenyera hano tuhigira ibintu byinshi byiza kandi bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi tungura ubumenyi. Uyu munsi hari abantu bajya bagira ikibazo ugasanga urugero uri ahantu ushaka nko kureba televiziyo kandi ugasanga nyine ufite ikibazo cy'uko wajya ubona amateleviziyo menshi. Umunsi ngiye kukwereka uburyo ushobora kuba wareba televiziyo zose zo ku isi, zose ukaba wazireba kandi ukoresheje telefone yawe cyangwa se ugakoresha mudasobwa yawe bitewe n'aho uri. Upfa kuba ufite interinete gusa. Icyo usabwa ni ukuba ufite interinete kandi ikindi ukaza gukurikirana iyi video, kandi video nibona igufashije ukande subscribe, ukore like, ukore share, comment, ugira icyo tubwira muri comment ubutaha tuzakikwigisha. Uyu munsi tugiye gutangira ku buryo ushobora kureba televiziyo. Ndakwigishamo ibintu bibiri, nuko wareba televiziyo ndetse nuko wakumva radio zose zo kwisi. Cyambere turi rero ni televiziyo. Ese birashoboka ko wareba televiziyo zose zo kwisi wibereye ahantu hamwe? Ese ibyo birashoboka cyane. Nge ndingira umwami Samuel, aha ni kuri NGS Empire. Kora subscribe niba ari ubwa mbere tubanye, tuguhaye ikaze. Icyo ukora uraza muri Google cyangwa se Chrome bitewe n'icyo ukoresha. Hari abakoresha Google, hari abakoresha Chrome, ariko ngiye nkoresha Chrome. Ndaza nyinjiremo. Yes, ndaza ninjire muri Chrome. Noneho icyo ukora iyo umaze kugera muri Chrome, mwibutsa gukanda subscribe. Uraza wandikemo TV Garden. TV Garden. TV Garden. Muri kubona ku bintu byandikwa TV Garden. Yes, TV Garden. Yes. Iyo umaze kuyifungura uraza ikintu hita ukora, wabona nyine baguha link nyinshi, baguha ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Wowe uraza ukareba ahangaha hambere ho mu ibara ry'icyatsi. Uri kubona hari ahantu harimo akamenyetso ka TV mu cyatsi hambere, niho uri buze ugakika. Urabona baduhaye ikintu bita umubumbe. Uyu mubumbe urabona hariho akantu karakadomo k'umutuku, sinzi niba uri kukabona, kanze n'usengurutsamo uri kukabona. Aka niko ugenda uzengurutsa umubumbe, ugenda ukoraho nyine, niwo ugenda ukwereka ibihugu. Urabona wenda nkaha tugeze muri Gabo, urugero wenda niba dushaka kureba televiziyo wenda zo muri Kongo. Televiziyo zo muri Kongo turaza wenda ahangaha gutya, sibyo? Iyo umaze kuhaza, umaze kukageza, murabona cya gihugu kiyanditsemo Democratic Republic of the Congo. Cyangwa se reka duhere ku Rwanda. Reka duhere ku Rwanda rwacu. Amamvu yo guhera ku Rwanda reka kadushyiremo u Rwanda. Urabona ko tugezemo. Nyine uwo ugenda ukatwara gucya ku buryo ukaraga bitewe naho igihugu uri kubona giherereye, bita bikwereka. Reba hano turi ku Burundi, hano hejuru ni ku Rwanda. Yes, noneho uhita ukirikaho, bahita bakwereka amateleviziyo ari muri icyo gihugu yose. Abona nko mu Rwanda izo bari kutwereka hano, bari kutwereka iriya BTV, bakatwereka BTN, bakatwereka KS2, bakatwereka Rwanda Television cyangwa TV10 ndetse na TV10. Noneho wowe icyo ukora, wenda katuvuge ko ushaka kureba televiziyo y'u Rwanda. Yes, uraza, sorry ndabona connection ziri kugenda gake. Katuvuge wenda ko tugiye gukina BTN TV iyi ngiyi. Yes, tegereza. Urabona ko nyine ari ibintu biri guhita bikunda. Wenda ka tugiye urabona ko ari kwamamaza. Wenda ka tugiye kuri TV1 kwa Kenisi. Yes, ka tugiye kuri TV10. Yes. Ibi nibyo nyine usanga no kubikora. Tuvuge wenda no muri Kongo dushaka tugiye kureba televiziyo zo muri Kongo. Dore izi ni televiziyo zose ziri muri gihugu cya Kongo. Wenda kaduziye bitemo wenda iriya ya mbere CBC TV. Tuyikine.
Université libre de Bruxelles. Yes. Donc Sololana Yes, urabona ko ari gutya. Noneho ubwo icya televiziyo kirarangiye. Niba ubona rero iyi video igufashije kandi like, subscribe ariko ntuyibagirwe. Niyo y'ingenzi cyane. Ikindi wenda katuvuge ko dushaka kumva amaradiyo nabyo ntago byoroshye bikomeye. Naho ujya muri Chrome ugasacinga ukandikamo ukoresha icyo bita Radio Garden byandikwa gutya. Noneho uhituza ukinjira n'ubundi ahangaha hambere. Sini muri kwabona ahandi mu nkora. Ukaza ukakirika. Noneho press ugakanda nyine bahita bakwereka amaradiyo nyine yose ari ku isi. Urumva ari iki? Solid pausing. Radio Garden icyiza cyayo nuko ahantu hose uri ubasha kuyumva bitagusabye nyine ngo urumva ngo ni network. Radio Garden biba bikunda cyane. Noneho wenda utuvuga urugero wenda ushaka gusacinga radio, wenda tuvuge usa urabona hano hasi hari akantu ka search. Niho uzugakirika ukandikamo se ushobora kwandikamo igihugu. Sorry, ibi bintu byo bari kwamaza hejuru ndabona biri gutuma video yanjye itagaragara neza. Yes. Urabona hano bahita iyo umaze gukanda muri search bakwereka wandikira hano hejuru. Wenda tuvuge tugiye kwandikamo radio zo mu Burundi. Turandikamo wenda ushobora gushiramo umujyi ugashiramo cyangwa izina rya radio cyangwa se ugashiramo igihugu kwandike Burundi. Burundi. Dore ngizi bahita bazitwereka radio ziri mu Burundi. Hari izo bita Isanganiro, hari itabida radio Agakiza. Wenda kaducuranga yitwa Isanganiro. Na sauti ni kutoka kwenye kituo cha ITV kule Dar es Salaam. Yes. Ahanga turapozinze nyine. Aho turayipozinze ushobora kumva nyine ibyinshi bigiye bitandukanye. Ukatwumve wenda iyi ngiyi bita Rema FM. Atwumve uru bitewe na connection ufite niko bigenda. Hari igihe biba biri kugenda gake cyangwa se bikihuta. Yes. Noneho urumva nyine ni gutya bikora kandi video niba ubona uyigufashije mwana nyihera subscribe ubundi twikomereze naho utangiye. Nitwa Ngirumwami Samuel. Video zacu nakagaruka. Bye bye.